mani washize kabisa ni VIAGRA uriya mwana uramwica umwe VIAGRA mwana umwe VIAGRA mwana ukumva nangiye kumera mu mubiri se uriya mwana yakwica ukuntu nabaye ndakabije kabisa iyo mari nijya muri karakana karita gafarika nkubwiye kuri Usa nizo wetu zitwaye ma zitwaye sohoka najya kuri toilette ngasanga box yitwaye isengero yitwaye ubumbuzi tekereza ko mbigurira usubikira he ntabwo nari nzi twaje ubanza usobanukiwe ashaka ko sivara ngiye kureba wamukari uvara iki ko tutazambarimo hariya ko tubona tutazambarimo hariya sambaramo hariya ko bizahira imyenda irimo bihizeho newe rengurira nanye ntambitse ara rya ko mutaramu wanje byo nkubita ibyangwe ndagira ngo mvarire cyari mu mite nkomeza ngende reka nukambira ibyo box warazitwaye ntasengera nk'igihe ngiye polisa kuko nakwambara bogisa yabo tujye tuvugisha bino zikira hehe ngewe se n'ibyo zitwara wewe nuko bisohokana ukagenda bakambira ati hejuru anyuzo na box nkagira ngo barabeshye none nayitwara muri drop ntabwo natwara bogisa yabo oya buretse ndakurambiye tigengera nambaye box ngo wagira ngo nabaye rumwe Zawambara bogisa niyo kubera ikizindi zagiye. Urazigurisha niba uzigurisha bogisa umuntu wagura bogisa yakoze nyine. Barambwira ngo urayita nayo ndi yacitse. Nkiri yacitse witwaye. Utekereza nta muntu wakwambara bogisa yarambawe. Oya, we muntu wagura bogisa yarambawe. Nkiri yacitse wayishyize Ruganzu. Ruganzu. Wivuga ngo Ruganzu. Wigorana. Nakugorana. Ndakurambira. Urandambira. Ariko bitanga amayide yo kurya. Urya iki? Ubu nariye. Nese wagiye mu rugo buri biryo. Biri hehe? Kidoro mu masafuri. Nese ngenda nakwarurira. Ibyo njye nkuvuga ko byo akuse wagiye woro. Ntabwo nabivamo ngura imyenda utwara ugasohokana bakambwira ngo yicije aho ngagira ngo ugiye muri Grokere naho ubundi ugiye kugurisha. Nubu sinabanje gutira jide. Ese kubera iki watiye? Nabanje kumutira. Kwambara iki? Warayimaze. Aho nagurisha. Bure nakibwe n'abavuye hanze aho kugira nibwe n'abavuye hanze ahubwo nibwa nawe tubaye. Noneho reka mbisubizeyo noneho ngibe mvuye hanze. Wiki bisubizeyo noneho ngibe mvuye hanze. Byose ni ubujura. Kandi bivuze ko kugira ngo wibwe n'uwo mubana wakwibwa n'uwo atavuye hanze reka nyine mve hanze. Urazisubiza neza. Urazisubiza. Oya buretse. Nago zasubira. Urazisubiza aho nufunguza uraruma rw'inzu yanjye. Ndagwapiriye VP ndakwirukana. Urumva ngo ikintu kirenze. Nubwo ukwezi ari wowe kwishyuye reka nkubwize kuri urabona iki? Wenda tureka kubijyana kure. Sigenge ndabunusha rega. Ndabona ahantu nari ngiye kujya no kuri tumana kandi. Nabunusha. Hari ibintu nari ngiye kujyamo kandi nshakura boxa wambaye. Kugira ngo nabyemere ndabunoza nge sinjye nambara boxa. Byanga bikunda mbere boxa yanjye. No kuri kumana sinjye nambara boxa. Buretse uyu ntabwo nambara. Iyo nsanga wambaye rabari yanjye. Ntabwo nambara boxa. Uzishyira hino ni boxa zanjye. Ese wakoroheje ibintu kareka kugorana. Nta masogisi ngira. Warayamaze udupfuka mu mutwe usujyana ku isoko. Ko ntambara amasogisi. Ko nta ibirenge byanjye bihirukamo amasogisi kuwa kanga. Nejo twarakubitanye ufite imbabura urambira mu gihe kuragura. Warayigaruye amasogisi. Irambabura warayigaruye. None uvuze ngo ngenda gurisha. Ntabwo zasubira. Ntabwo kujya wumva mane jya wumvira. Subiza mu rugo mane ko jya wumvira. Nzakurisha n'utujya wumvira. Subiza inkweto mu rugo. Subiza inkweto mu rugo. Kandi tumubesere mane. Baza muhuza n'urukuta nibwo uzamenya agaciro kandi bose nzahuza n'urukuta. Tokagenda wangegera. Ariko se wakwishyira mu bwenge bucya wenda rimwe ugatekereza ukamenya ko hari ahantu umuntu aba agiye. Nsigaye mfatwa nka mayibo ntajya. Niwe warabuze mani
ari ukubura gusa se shaka Kanyamaboro. kugira ngo cya gikaritasi nigise kinca kirase. Ikihe? Ikindi tubana. Ukanzu neza neza turakubitanye atazinyaka. None se wako hejuru giherero nawe ujya ucanga. Ejo bundi urabizi ibintu wampaye. Reka nkumbaze. Zira bogisa zavuye. Cyose aba ari ibye. Neza pi. Kubizi igihe nambara bogisa. Reka zari zarashize. Zara zose aba ari izo ahubwo dore ikintu kiba kibayeho nk'umukaritasa mfashe kuri labora agahita yisubirana nicyo kintu aba ntengushye. None se ngereka nkubaze zira bogisa ni bwoko ki? Zari zaracumbye se. Zirazo zireke wizigarukaho. Ahubwo se kore we mbwi ikibazo cyawe nyine ugakoze ukeneye cyane uko ureba zinyatse biragenda bite. Tambwira ko zakeci bazibuze. Ntabwo nazibuze. Ahubwo ngiye nazisohokanye mpura nawe. Ese nta n'ahandi wazikura mani. Tuvugane nta handi. Reka mani se ko nayo nyeneye kwigira kwirebera icyano urumva naraburije mani. Njya wambaye izo pe. Tuvugishwe mani reka nanjye ndaburije mani. Ari kukuraguriza nanjye ura mukaritasi ubona abanyengo. Kino songe sinari nayapanye. Ubu ngubu nari napanze mvuga ati ubu ngubu ngiye kumufata. Nese ubu ngubu ndagenda nambaye kati koko urumva byarya. Shaka handi hano. Kuko niyo nani imeze. Washatse umuntu siri bikweto bisanzwe byo hasi byo kwambara. Ko nanjye wumva ari ikibazo. Ntushibaze nanjye. Isubize ko nyene ubiceye. Ahubwo se nta gihumbo ufite wenda ijijisha. Wewe ujijishe mu amafaranga ntago ari ikibazo. Amafaranga ntago ari ikibazo mani. Nuko wandaburije. Ngo nk'igihumbo yareka nkwereka. Sibyo? Nge amafaranga rero unyafite hano ubugugu kwikarita. Kambanze nikoze kure kwiti. Banze ndebe ko nkuraho ibice. Ariko nawe gerageza basi ushaka indi kece. Naba ngiye kukubeshya ngo narindi ndi nonanga. Ahubwo wenda ikintu nakora nk'umusirikare. Harya umwana we harya ubundi ava hehe? Mwana wanjye rega ntabwo bizi. Ni mu kagari mu kagarama. Ako se wagira umpa ushaka boya buragenda ritagise mani. Wajya mbira nkajya njya kumuzana. Ku mugongo se? Ku mugongo nyine. Tagise mani nkabaheka kasi cyenda ifite. Ugi nambara kasi cye nkabamanuka mbahetse. Ibyo birenze ngiye namumanukana. Reka kasi ke ukafatira kasi kukambara ugiye kuzana umwana. Ubu mwana kedazamo. None se diba nk'umusirikare tubirangize. Wewe komeze zawe nanjye mpumeze zanjye ubwo turahuza ugiye kumicyo gihugu. Ariko basi tugite basi. Turebe ko twabona indi boro nzima. Ese ukona ndi mu mugeri imbere mani nakara. Wegera gutya. Hejuru ngemba zajya mbabara mani nukane. Singe nanze ibiceri mani. Gerageza ariko tigiti kuko mubizi kuri kanyamugi uri gukata kanyamaboro ukabura boro ko kufite ubwenge. Wongera umvugisha. Gerageza tigiti reka. Sawa mani haruguru. Urakoze. Mwana ndari he amuhamagare n'byari byo. Yes babe. Meze biteze. Nze wahageza aka kanya man. Urabangutse wallahi. Oya ngese kumbona. Oya ntago wambura. Reka muri no quartier se. Reka ninge mungu urimo ufite icyangwe wa danger man. Reka niyo twaba turi kugenda mu bantu wahita ndeba ugahita umenya. Umuntu ujya mubona yambaye neza umenye ko ari ngekto. Yega ntabwo nakwisondeka nabafite inana nkawe mani nkajya kwirirwa njebeka mani nambara ibintu bya fake. Oya naribi kabisa. Narindi script banguka nkwereke banguka kabisa. Aho se kumbona uri bumbone nta birenze. Uri kuri station. Oya kuri uwo muhanda umanuka kurwo ruhande uwo ngo w'igitaka. Nuwo reka banguka nyabona. Sana arebe wowe banguka uhitunyura muri uwo muhanda urahita ubona akayira kamanuka uhita umanuka murahita duhura tu. Sawa.
ndabona turahagera tumuhamagaye njyewe ndashobora kuba yahageze sinabyo. Oui babe, nose baby, aho wambwiye guhagarara nahagaze ariko ntabwo ndi kukubona. Wahageze? Nacyo ngiye reka nigire imbere gato ngo ndebe ko mpita nkubona naribi. Wambaye gute? nyine nambaye ingofero ireba inyuma. Ingofero irebesheje inyuma. Okay, naribi reka nigire imbere ndebe ko nkubona. Uri ahantu hameze hano? Byagendaga ariko byagendaga ntarebe kabisa tuzi munsi tuvugana ngiye kabisa nanjye nakubonye nawe uri cyiza ntarebe nawe kukubona no kuvuga kuri telefone biratandukanye uvuga ikijwi kinini urumva rugira umuriro munini cyane ariko ko n'ubundi ndi munini ego yawe uko biri kose ariko ntacyo bitwaye ho muharya ngo wese yose usanga ahera mu rugo ni kure byose kandi amasaha atatu kugera inaha i Kigali imana biragoye kabisa n'ubundi nabikekaga amasaha angahe ngutegereza byasabye ko nzinduka ariko nyine nakureka umukunzi wawe uko byaba bimeze kose kuko njye nakwishimiye murakoze cyane mwana uri icyana kabisa rwose nawe nakwishimiye hewana nyine ubwo ngubwo twareba ahantu tuba tugiye ntari nta kibazo reka mpamagara umwiga wanjye numva uko bimeze ntari salamu muhungu bimeze bite mwana ikigage wakimaze se ikigage cyashize nta n'agasheramani kameze neza nta ribi hahandi ruguru si imineke ho ntigihari cyangwa hariya kwa murokore mani nimba hagikinguye na supatipe ntari ariko nta kibitwaye mani nari mfite umwana nyine ndashaka kumuzimanira nyine tu aho ntaribi wowe nimba mani unanareba mani ubukamuye nabwo ntacyo bwaba butwaye sawa reka manuke reka magere ntaribi ariko nta nubwo ari ngombwa wowe wanakabika ntaribi nkabanza nkumva nyine ko gahunda bya danje nakurabura ntaribi ukakaza nabikora sawa Giye kugura ubushera. Oya, please. Nagiye ubushera. Ubushera hari icyo butwaye se ko nameze nabi kurya ubushera njye nibwo niye nkwe Kigali namwe mu bushera reka ni ibintu bisanzwe ni twarabuhaze basi mva mwibwire wanguriye fasi ko numvaga ko i Kigali mutamwe ubushera njye nari nzi kuri bwansohokana ahantu hari nzi kwangurira brusheti basi wabinkoreye ndabigusabye mu cyaro nta busheti zihari uko no mu rugo ubushera twabuhasize ahubwo tugire tugende tudasanga bunashize oya basi nyemerera kuri bwa sekundurira busheti turi bwansohokana ni ukuri n'ubwa mbere nje i Kigali kandi wowe sherigira urabizi ubwo neza uragaye basi bwarimwe wanyumvishe ko busheti nanjye nyiheruka kuri Noheli uri ibintu ntajya njya suzi guteye mu nzira reka busheti za hano ntabwo nzizeye oya shabe njye ntabwo nankubushira n'ukuri wanyumvishe basi suzi ko ngukunda wenyine kuki musaba ikintu ukanga kunyumva
reka ntago mbimenyere ntabwo ibyo bintu mbimenyereye biriya bintu bishobora kuba binaryana reka ndagukunda yego ariko nanjye nimba unkunda wambaye icyo ndi kugusaba ni ibintu byoroshye ndabizi ko utabura amafaranga yo kungurira burusheti ariko wazajya ureka yego burusheti nanjye njya kuri none ariko njye icyo nzi ni uko hano n'ubundi njyewe mba nzi ko abantu b'i Kigali muba mufite amafaranga none mbega wowe wabyemeye kweri reka muri Kigali sugira arimo reka ntayahari tuvugisha umuntu duhuye bwa mbere ni ukugiye kunyakira kweri uzi se ntarebe si burusheti ushaka se yego n'ibindi byinshi ariko cyane cyane nshaka burusheti cyambwira ibyo ushaka wowe ubitetse burusheti fanta ibintu nk'ibyo nyine bitaboneka mu cyaro ibyo ngibyo birahari noneho uremeye reka tubanze tugere mu rugo nta kibazo nta kibazo umuhungu mubiteze sawa shamanu nyihanganire twadukingirizo 11 numye mbonyemo 7 ariko kugira ngo byuzure 8 nakakandi wakoresheje nakibutse nagafuze widwaneho nk'umuhungu nyine ngombwa mani ngo ndaburize mani bigukingiriza 10 na tungahe ya kera twajyaga tubanga umupira ariko nari navuze tifite na sheri wanjye ashobora kuza ugasanga biragize nkahita mugira uko buryo ushobora gukoresha udukingirizo 12 12 se urumva ari twinshi ko wavuze ngo ntabwo ujya ubikora agakingirizo wavuze ngo nako wakoresheje ubundi ngo waragafuze undi musheri oya ni umuntu wagakoresheje akibagirirwa mu Kigali mana yanjye n'ibiraya cyane cyane wowe ufite 12 bebe bye ntabwo nakongera kugumana nawe ase baby koko uragiye man ko bundi biko n'ubundi sinakurenganya n'ubundi aba baby bo mu cyaro nuko mwabaye kandi ubundi surutabarine man sabana turya i Kigali kobwa byo mu cyaro ugiteza amasaha 5 ngo kije kureba iniga y'i Kigali ngo kije kurya amabusheti n'amafa kigende noneho Saza. Meze bite teruka? Ana ya. Ntabwo ibibazo ngiye nabyo. Rekas. Gire gutya inkaritasi sha. Waruvuga ngo ni rubyogo nyagupfasha. Cya rubyoguza ibintu kinkoreye. Rekas. Urabona kombinizo nakubwengiraje. Ndafata. Ikimara kuhagera. Twicare. Twicarire hano. Bya birareba. Siriya hene yawe ibintu byagenze bigoye cyuye. Rubyogo ni ikiwerewere urabona wa mwana nakubwiye mana umwana baye kihagera umwana none yari yemeye ko tunajyaga tumana Rekas yari yabanze kusarana ngashaka ngamaburusheti ngamafatanya gupfasha ntumbwire ko utamukanze reka ibyo bintu byo fa nawe umwana araza agatahiraho aratashye da wo mu cyaro tujika wumva ibyo rubyoga nkoreye mbe madi ko abaye inka itore wumva abaye urukwavu pe itore wumve rubyogo ni ikigoryi umwana nawe ni dage rya dage si wa mwana wanyeretse amafoto ye dage we nukuva ngo n'umunyacyaro banze icyaro kiwaba ari mu mujyi reka umwana azavuga ngo amaburusheti ngo amafanta kandi urabiza agashomera umuntu aba yibereyeho umwana reka jya umenye ko Muhanga ari umujyi jya umenye ko Muhanga ari umujyi uriya Muhanga ntabwo ari mu cyaro kabisa niwabonye na wa mubebe wa David n'abandi wa Christian uriya bariya babebi nabo nabi Muhanga ariko mukaritasi ibintu nkoreye wabikwereye yinsobanura ibyo ntibinabaho n'abadayimoni gusa arayanteje reka se yewe data we sogira ngo ni ibi by'i Rwanda reka nugushaka ukuntu mpamagarira Brenda rero akagaruka ahubwo wakamuhamagara guhamagara gusa ibintu nkoreye fone yanjye akira ngo utiza amayini niza metero maga ese ni miro ndacyebuka mu mutwe ko umubare w'inyuma haje hirwa n'icyenda rimwe ngewe nibuka wa wundi w'inyuma ni 9 rimwe byo ndabyibuka indi se suyibuka yayindi sinigide yibuka ariko guhamagara Brenda muhamagare kuko kino kiguryi kinkoza ibintu ntabwo nakubwiye bya rubyoga bayakihagera wewe buretse utanjijisha nkayibagira kiramo nagahoma mu mwa muhungu ugira se nimero byinshi birimo saa mazero mbona yuzuye se niyo kuko ndabona bise mukubwira dusange hano cyangwa tujye kumureba kujya kumureba nanone dushobora kugenda tugasanga yiriye nawe kuko nabonye babigize ntumwe reka tujye kumureba nibyo birenze tujye kumureba kamanze mubaze aha ubwo ahantu ari tumusange mana ubyo nafuretse simbona se gufasha yora Brenda VP ni fresh wamenye se ni Ruganzu kabisa
none se wari kamanze nkubwire ntabwo bitinda wa muniga wanjye yagushakaga wa wundi witwa Madi we witwa Madi umwe ufite ikiroso kandi ukunda abajama afite ikiroso abafite amafaranga se ntubizi ko utayakujyanye kwa Karambizi uzi ko za burushete kizibuka za burushete turazibuka zimwe twarazihaye kiragenda nahebe reka tugusange hari icyo se reka twagusange ntari ni buri wenyine urumva yatuye rega dore yarafite umwana mubanye ibisazi urumva ameze atya sawa ntari bikabise kubwira gutahunda tugisange kwa Devo man kwa Devo aho mujya mwe wo hepfo wundi nangize kwa Devo tumwe hano ruguru ariko arambwira barazamuka duhurira dore kwa Murokore oya kwa Tiyeri tuve kuri ya nzu y'amakara akatunyaruka ahubwo turi baby meze bite se ako nawe urangana byari bimeze neza bamugiye turaraho se ko naheruka ngo ari mu bagenda byari bimeze neza kabisa amakuru y'imesheje amasomo aragenda twebwe bidanje bigenda gaswe faranga bw'ishuri bwarabuze mba natiye kabisa birenze nyine umuntu yanasubirayo undi mwaka ariko ntabiba birenze ushobora ndagukunda gusa kumva mbona wowe kubirengagiza ko byagendaga nabi shaka mbwire rero biba ridanze mani n'ahantu iyo mujyi ibyo ni hataha shana mani papa yagiye hanze niyo gutanga numva hajemo ibintu bijya kutumvikana n'ibiri arabura bebe buretse turebe ese bebe uzamutse uri kurira ubaye iki akamubwira mbega abahungu b'i Kigali nari naje kureba umuhungu w'umusheri wanjye inaha i Kigali none namubuze burundu abantu b'i Kigali barabeshya mana yanjye none nabuze naho negera imodoka basi ngo nitahire ubu se ndabigenza gute ndakwinginze basi wanyeretse ahantu imodoka ziba ziri harya ngo ugiye muhanga yego ufite wandika amatike kandebe ko ntamuhamagare ariko nibutse ko amayinite bayitwaye ufite fone yego telefone ndayifite hariho n'amayinite yego waba ungiriye neza ni ukuri waba umfashije abahungu b'i Kigali mana yanjye ibaze namuhamagaye ndamubura sorry ujye mubanza mutekereza abo muje kureba reka muguhamagarira abahungu b'i Kigali barabeshya Hello marezo se nayo Hello ese wa muntu we nabimaye telefone yanjye agiye he suwe nawe ndamubuze ni ukuri kandi yaraciye hano ngo ari kumpamagarira umuntu none ndamubuze mwese telefone yanjye yo kayijyanye noneho ndamukura hehe mbonye anyuze ahangaha none yarenze ntabwo nzahagiye nababaza nta muntu mubona ufite telefone
telefone yego sikara wese ufite telefone se wiki si ubwo mwambwiye nimba mumubonye ndabinginza ntwariye telefone anyuze ahangaha asiga nkawe ubundi mwambo bari ntabwo tose anyuze ahangaha se mukurikire yagiye mwambwiye basi mwebwe mukambera abana beza mukurikire yagiye ntabwo mumubonye ntabwo rumumbuye mwana shawo bumbesha mwana wowe Emanu urebye imwe hamagaze bwuma ndahumeze fresh siko nari ngukumbuye nyene bya nyabyo ibintu byanze yes ese ko utabiri kubigaragaza ubundi nkawe yakoshe mana yacu iho ntabwo uri kubigaragariza nyine ngo ndubone ko nta na bizu wamaye mukunzuza hano ko wagize ikirgo kumana yanjye si ubundi koko nkawe urebye asa ahubwo nkawe nta n'ikintu wamariye rega n'inzara nyine bimeze nta kintu nakumariye gute kandi noneho rero nawe sinzi nyine uburyo ki mba ndimo kukubona gusa nta n'akantu ntera akantu wowe ubundi turabikurikirana shareba ukuntu bigenze gusa ngewe nzajyamo umbwira gusa ngo urankunda kunkunda se nyine nta ribisi byo uburyo wendera akantu ubundi bindi tubikurikirana nyine banza wumva ariko ikibazo banza wumva baducomoke mu rugo nta ribi ibintu turabivuganira mu rugo ari ntabwo wanjyana amabuto nta kintu nawe kaho banza unema akantu ubundi wabyumvise unyumve ntabwo wanjyana amabuto nta kintu kareka ushaka kumbwira ese tuzajya duhora umbwira ngo urankunda umwe ushaka ndagwa amafaranga ariko buri wese yakubwira ngo aragukunda amafaranga gero yaziho tugenda tuvana ibyo ngibyo aho ngaho kuba wambwe ngo wange ujaje ntabwo ntamo ubundi bindi tubikurikirana urabizi uriya mwana bari apudeti sitageze no mukora isaha wabibonye ndabizi kwerekana kaba kameze neza mani washize kabisa iyi ni VIAGRA uriya mwana uramwica umwe VIAGRA mwana umwe VIAGRA mwana ukuntu numva nangiye kumera mu mubiri se uriya mwana yakwica ukuntu nabaye ndakabeje kabisa iyo mari nijya muri karakana karita gafarika nkubwiye ukuri ushobora rwagira ngo ntiruntanze se urantagurishe mwana nuko uronye VIAGRA koko rutegurira mwana kare kamubwire magi ntuzongere gukora iryo kosa wicare wige ibintu nk'ibyo ntukamwe VIAGRA mwana biriya bintu byakwica kabisa tugende mwana tugende ndebe ko basi nakagera wakiri kare we by'abakobwa uzanabice mwana uzanabigabanye n'undi nta keza kabyo aho iyo VIAGRA igiye kurinda yakwica ese mwana mbarata abantu bese byo nyine we by'amafaranga nta ari bise bya bundi mbwa tucuma tubigire mu rugo siga turabivuga nta nyuma nyine se amafaranga kuri telefone abari adafite cash mu amafaranga bayafite kuri telefone amafaranga ari kuri phone ntabwo ari kibazo ubundi gute musaza ni precious mfata chance mari nta mutima muri musaza naho ubundi wenyine tuzaba tugahuza nta mwana ati ndakurabura mwana nabireze nose nta n'ikintu cyo kuvaho mwana we ese ndekura mwana we n'ubundi na apuna uzabanza uko ariko ku musaza umva Brenda nyine umusaza nshaka ko mucende ishaka umva yarafite ubutoki n'umwana nyine yamukatiye kandi yatarimo akaviyagara urumva nyine ugomba kumucengesha kugira ngo arebe ko umuriro wakoro urumva imari ni yose nyine arazigwito yewa nizere ko nyine wowe n'umuntu nzaniye ari neza nyine urabizi nyine tukana akageretse ubuntu bw'ubufunga buriya nyine njye ntabwo njya urabizi ko tujama ko ubufuna ajya no kuzanira isundi niga nabwibuka amana ariko n'umugani waranacembwe n'abajama benshi ni wabona yibuka gusa nyine umujama ni wundi umwe twari kumwe cyajya kwa Karambese ndi kuri za nyama ntabwo uri kumusanga mani yari yayagaye mani yanyweye ububyeri bwa danje yego ratamwibuze yanyweye ububyeri kiragiye bebe wari wayagaye bya danje dore niyo mari yawe nyine nkuzanye undi muntu nibuze mucaka nakibwira ngo umusaza nabirenze umusatyaza urumwana wawe ariko urabizi ko nawe kabisa umusa nyine ugukoza umutima ari nk'umusaza yaminiye nyine mari yawe ewana ushake w'ikindura ewana nta mabo umusa asaravisa musaza none twagwana nyine wowe sibyo mana ashaka kubinogereza nyine fresh urumva ko mani ndagutamo nabi sibyo ufite angahe se byiza mani ibiceri gazi birahari mani nasanga mfite yose twajya tukayamana mani yose nta mafaranga yose ukumva doka yose nta mafaranga njyewe cyaza nyine make magurutse
n'ijana wenda ukarambika hari ibindi Mana ijana se ni ikibazo mana ntabwo uri kubibona subiye muri gakondo Mana ntabwo yakaviyaga uramucama se nagakura buye mana iki kintu cyose mwana Mana se ni ibyadanje mana baba we shandaga si wayi Bebe mva se mubwire mana sumva mubwire Mana hangano nemo mani Kana ni minota 5 man ni ibintu byoroshye guhita wica mu reka ntabwo ngiye guka mwana ndacyashakisha reka iki kintu cyose mwana nahita mpfa reka oya ko zinyakanye umusaza ra Wallahi ko numva nagiye kuremba se byadanje Ewa ntabwo nzongera cyakoze gukora iki kintu kabisa ibintu byo guhamagara umwana nkabanza kunywa VIAGRA mbere ntabwo nzongera kabisa kagende nyine nta kundi